Aha, Nyirankotsa we. Have. Hanyuma se ukazabona bizarangira bitera. Nyirankotsa. Ego sema. Ubugome buzakugeza he. Nyirankotsa. Amashyari n'inzangano. Nyirankotsa. Hinduka nk'abandi. Nyirankotsa. Tibira. Nyirankotsa. Ego sema. Ubugome buzakugeza he. Nyirankotsa. Amashyari n'inzangano. Nyirankotsa. Hinduka nk'abandi. Nyirankotsa. Ubona imyaka ugezemo ubyuka ugenda niba nabyita kubunga ariko no kubunga ko nta kazi ubugiye asa ari muri shuguri ze zakubwira ngo urambaye nituyame shuguri uzana hari n'igihumbi uzana muri uru rugo ko uru rugo rwifashije hari n'igihumbi baba bagutumye ariko nyine ntabwo umuntu yabura kujya gutembera ngo rero hisi igeze da wasanze sigeze he yego yansize kabisa yanagusize koko ahubwo se hano mwiriwe gute kanyambaza nkaho ndi nyururugo uri barira n'isubizo twiriwe neza uretse ko nanjye aribwo nyagera arabona nagiye ubwo ntawe ntabyuze hari umupfu usanze ahangaha se ku buryo uvuga ngo ntabyo nzi akaba yapfuye simbimenye kamana by'abapfusi byari birimo ahubwo ureka muzi ngo mwarahuye hanze y'igipangu ndi kumwe na Kennedy arambwira ngo bari bamwishe ndetse wari umwishe shangazi ngo aramwikoreye baraziranye se ku buryo ajya kumwica ariko ngo aramuhitanye amusanzemo ngo aramwishe neza habuzeho gato yasohotse atarwiyambitse ubundi nawe ubwo mujya mu bandi ngo mufite nyogosenge jewe ntawe ngeze ni umuntu none se wari uzi ko mama ngo yagerageje kwica papa njye yarabimbwiye ko nta cyantunguye kirimo kubera ko mama ntajya ntungura ibi byose ubundi nzi ko ariwe bibarizwaho ibaze umuntu w'umubyeyi yabyaranye n'umugabo umwana ariko ashaka kugira uwo mwana imfubyi buriya mama tuzamushyire mu ruhe rwego tuzamukarase muri karaseri none se we mama ibyo akora biragutungura rwose niba ugitungurwa na nyoko ibi byose akora simbizi sinzi ubwo nawe ikintu waba utekereza ujye wumva niba hapfuye umuntu umubarire kuri Nyirankotsa ninde bakubise Nyirankotsa ninde watukanye kumva ukuntu uvuga mama mu izina twagira ngo uri kuvuga filime zigezweho hegara ntabwo natinya kubimubwira nawe arabizi rega nubwo ari ikigondi ni icyacu gusa nanjye ndumva none umutima wamuzinutswe yego ni ukuri yose ni umunsi ndiko azasigarana nande ko kukaroye singiye kukubeshyira biswa twuzuzanye nkubwisha ukuri umutima wanjye ndumva watangiye kumuvaho ndetse ni gute yifata akajya kuroga papa ngo apfe twagira ngo bafata hari ikindi kintu bari bafatanije nk'isambu ntabwo ze Nyirankotsa bagira ngo ari ibyo yikiza abishyire ku ruhande yikiza se papa nikigeza amusaba ko papa murusha kubaho neza zamubaza sagiye n'umwegera umubaze ariko nawe nureba n'abazahita kwica inde Nyirankotsa uzi ko irangiye yaragisha ariko wowe burya no kutakwicara sinzi rero yaratinze ugira umuntu kaho ntabwo utuma nawe uzamutumikira inde ngiye Vanessa nabumvishije uzabaze n'umuti wica umubu ntawe nzi muri kugenda munyipakurura oya ngiye mvuze mu gihe cya kera ko ntabwo wumvaga sibyo ngize ni mu gihe cy'ubu ngubu oya uretse ko n'ubu ngubu cisha make umenye ko wakuze aba umuntu w'umugabo ariko ubundi baye nkobaze ubu ngo ntabwo watera inda ibyo byoroshye none se ukigira nka wa mwana wa kera wamenya ubwenge ngo reba ukuntu uri gusa ubaye amaguru nawe kwinjira muri uru rugo iyo uyasiga ku irembo yaci erega iyo mufite umukozi ukora isuku ugomba no kwanduza kugira abone akazi uzahembwa atakoze nese umukozi si umuntu nk'abandi ntabwo ari umuntu nk'abandi akora iki amasuku
ndetse mu masuku ashinzwe harimo nawe kugira ngo utahandusha yaza gukora iki hatwe twabyikorera hajya umbabarira bene samu muri ubwoko bubi kandi bizabagora. Ako Bahena baya naguvuye hano nona nk'ubwo garutse gukora ikintu nona komanga. Erega ntabwo ari Bahena n'umushyitsi. Ni karibu aho. Ni karibu. Nyirankotsa. Papa nuru umuzimu. Umuzimu? Ariko si. Ahubwo si wowe. Wowe uburozi bwawe ntabwo bugikora bwahindutse amazi. Uri umuzimu. Nakibagirwa n'ibindi. Erega buriya haba haraciyemo ibihe byinshi ariko umuntu yakwibagirwa. Ngaho niherane yishyire ku nzoka. Ariko Vanessa yakwiye guhagurukira iwanjye. Byose turabiganira nta kinanira abantu. Iyo abantu buriya ari ikintu kibi kibaho shari. Cyangwa reka nkute sheri. Waravuze shari cyangwa waravuze sheri? Sorry, sheri. Buriya abantu bahuje baganiriye. Ikibi ni uguhatana ni intambara. Twaganire nta kuntu tutagira gutya ngo tubiganireho bikunde sibyo? Soni intambara y'iki? Nenge nawe tuzajya duhora turwana muri iyi minsi. Ndashaka ko Nyirankotsa mba umugore urangwa n'amahoro. Ibintu byo gorandongana n'abantu. Ubuse hari harabuze iki kugira ngo umuntu mwiza. Erega n'ubundi ntabwo Nyirankotsa ndi mubi. Biterwa n'unziye. Biterwa n'umuntu ujanganiriza. Ariko ngubu upfa kwaya ntahari. Mwamba de kwisanzura tukana. Noneho twisanzure. Anzu mwagacyaye. Ndabizukunda gakawa. Karibu. Urakoze umugore mwiza n'ubundi sinzi satani yaduteye. Nagabura satani ni umukara. Satani ni umukara? Ni umukara rwose ni umugome. Atanya bikundanira. Agasukari rumbarako? Isukari ni kabisa. Erega urakibuka cya gipimo kweri. Ibyo ukunda ndabizi. Usako unkoze mu gituza nibuka cyagiye. Mfaka nawe rwose papa Vane nawe. Erega shaho. Kongeramo nakandi kagacyayi kose nakawe nakaguteguriye kuko narinzi ko cyagiye n'ubundi sinabona guma gateremusi kangana nkaka. Usiko kagateremusi nakaguze kubera wowe. Nukuri. Ndavuga igihe niyunze na sheri. Agateremusi nzajya kumutegurira mbagakawa akamwe. Kuko nzi ko akabaho. Ubonye bikoze uri iwanjye ariko ubundi ariko abaciye yacu urwango waretse n'ubundi tukana. Ibyo tuzabiganiraho nta kibazo. Gusa nyine mwararangaye mwese mwabaye indangara abagabo banjye nashatse undi mugabo nubwo ntarava hano mu rugo ariko nyuma y'ubukwe bwa Vanessa nanjye ndakora ubukwe. Ubu nawe turabushingira. Nyine bikubabaze wakwisubiye se ubundi. Wese nta mugore ufite? Ntabwo nta mugore afite. Nta mugore mfite ahubwo byatewe n'ubukene. Bukera byatewe n'ubukene. Kandi ufite amafaranga. Amafaranga yafite. Shana bamwe mu cyariko iyo dosiye tuyisimbuke. Aho twiganirire ku kibazo cya Vanessa. Wari ukivuga ngo tubipanga hagurukira iwawe. Sona byaba ari byo koko. Kause sheri. Mva ko urabona tutaba tumusuzuguye. Reka buriya cyagiye mwirukankana mbangira ngo njijishe ruva kwaye. Abone ko nyine ndi ku ruhande rwe dupeze abone ko ndi ku ruhande rwe. Imwa ndacyakongeramo nakandi. Kataza kuguhorana ndabizi ko ibintu bishyushye. Kundi ibintu bishyushye rwose. Reka kibanze gihorene ndajyamwe buhoro. Cyeka niyo ruva kwaye hafi kuza. Nabyo mbifitiye ubwoba. Ruva kwaye hasa ukagenda utanywa agacyayi kawe. Bibaye ngombwa maze nanakunywesha. Undumva nagufata kwera ukuntu iki cyayi nzi nagiteguye nanjye ubwanjye nagisomyeho numva aka gakawa ni hata ndumva nagufata mbese nkagahoza nkaga. Yego se? Yego. Erega mu gihe gitoya twabanye rega ntabwo twabanye nabi. Ntabwo cyari gitoya cyane burya. Ibihe ibindi amatage n'amatindi.
atandukanye abakundanaga tubara kujya Vanessa. none se shari kuko wateye intambwe gute sheri kugira ngo ugende ugere kwa Sam koko ugende kuvuga ngo niwe bazaha impano biriya bintu bana ibyo koko sheri Sinkuru zakugezeho ko nagezeyo. yego nta kibera harerega nyoberwa none se urabona ruva kwaya basi iyo Vanessa arongorwa nyuma yanjye ntari kubyemera nta kazi k'inkwano kazimutwara ariko se igihe nkibaye ndi hano kwa ruva kwaya urabona no muhe inkwano bizajya n'umutwara inkwano urabona uru rugo nzarubamo gute koko sheri wambabariye inkwano basi mukagabanira hagati yewe rwose muzangenere nk'umuntu wamubyaye basi ariko ubyigeho sibyo ko wikanda mu nda kano gakaba ni kenshi Nshobora ko ari izuba najeho. yewe wa mugani hanze hari izuba ryinshi pe Cyasiko tsikaho nyinshi. urumva ari nyinshi oya ahubwo uheruka kuyinywa uheruka kunywa ikawa Ikawa ya Dubai itandukanye mu Rwanda. ikawa y'u Rwanda ni nziza ahubwo ngera usomaho no kubera umubiri utari uyimenyereye komeza usomaho nta kibazo n'umubiri utari uyimenyereye numara kunywa nk'udutasi tubiri buriya iragenda ibwiri ya Dubai ngo eguka ngo sohoka mu mubiri nturemo uziko ubaye umupfumu wajya upfumura neza n'izina rya Yesu ahubwo mbaye umuvuga butumwa najya mvuga ubutumwa neza nk'ibyo ngaho mbwira rero tubyumvikaneho dutese sheri ariko se mama Vane dusubiye ku kibazo wari umbwiye uranjye narakosheje rwose uri no mukuri 100% ngenda nagushyigikiye nibyo ariko urabona uzaba nsize hehe nutwara inkwano uva kwaya nansohora hanange ariho nari buzahagurukire urabona nzahagurukira ngiye kurongorwa uramutse uhagurutse hano wazi wanjye nta kibazo ariko ibyo tubyihorere bitubireke abagabo ndumva ngabanyije umuvuduko wo kubagendamo rwose umugabo ngiye gushaka niwe wenyine uzanshajisha singiye kukubeshya aziko naruva kwaya ari anko Akwase ko ari umugabo wanjye ni anko. Nese ruba kwazi kugiye kurongorwa. Atabimenya araza bakamukubita 10 ryo kunywera. Akakureka. Atandeka. Akubona kiriya kintu kigira ubwenge. Ariko imboga zibona bana. Umva ko bimbwa ntago ari kuvuga ngo ntabwo ari kumoka. Bora. Ko rero ubizi? Sheri bite? Ntarembera hano. Urumva sinzi umunda sinzi ukuntu bimeze. Sha wigenda utamaza agacyayi kawe gutumira kano gacyayi. Buriya no mubiri rukukakira nabi. Buriya mukanya rero. Kubera icyayi cy'u Rwanda gakaba ku Rwanda ukuntu kameze. Buri gihe kukagutumira nugera mu rugo witegure buri urituma ibyoroshye kubera ko warumenyera ibikawa bya Dubai. Biragenda bishira buriya mu nda bikugundagurana. Sibyo? Tusunguza gahore. Reka nguhoreze ndabona bigenda utakamaze bambi. Shuri urumva uri kubabara? Igihe uzone numva ko na cyangwa kingoye gishyushye. Ese birashoboka n'izuba najeho ko umutwe uri kumfatira hano ugakubitira n'ahangana neza neza. Ihangane shushu be. Akira kamaremo. Kako kamaze guhora kamaremo ihangane. Komera nukuri. Ubaga cyeka ujya utakamazemo. Na kibazo nugaruka nzagutekera kandi. Reka tushake undi mwanya. Tubiganireho. Tushake undi mwanya. Basi genda wiyumva yumve ejo uzagaruke tubivugana. Sibyo? Ejo nzagutekereza. Iva kwaya ntabwo hari. Yabonye akazi ke. Uzarebe ibi byubona wantekera. Agapira ngo haguruka se. Shiri. Tugende tu. Abizi? Wino. Isa, nyere nyangwa ry'izuba, bana yo ejoro. Nako se ko hana nani? Nyangwa ry'izuba rwose. Umva shiri ngo mutegera akamoto, sibyo? Kamutegera akamoto. Urumva bimeze bitese? Sawa tuzabona. Ngorukiriza uritegera? Basi ugere y'amahoro. Gere y'amahoro. Gende mwana uzifate uzifate kwa ukiza tasi nkayi gukubita mu mutwe Inkwana Vanessa genda baziguye kwa Sam urabona ari muzima ndakume nk'icyuma ntabwo uri muzima ariko sura ahubwo
meze neza ntabwo ndeba se. Nzi ko wahindutse. Nzi ko bakoreye sajari n'ubwo bakabukora sajari n'ubugome bwose ahari ubugome agahinduka ikiza. Kubera ko uzi ko ndi umugome ni kuvuga ko utari umuzimu. Ubugome? Niki kikuzanye hano? Ariko urahumeze neza nta kibazo. Meze neza ntabwo ndeba. Abizo hinduka kabisa. Sikori mani shimwe kwa nongeye kubona 10. None ni muhungiriye. Ariko baye mwiza kurusha mbere. Uretse mbere nari mubi. Ubu ngubwo ndabona byikubye nka gatatu. Iki kikugenza hano? Nta no kumbaza amakuru byibura ni ibyo gusonga iki kingenza ariko amakuru kandi simbibona se kumeze neza. Ni nini unataka? Basi ntacyo. Umva rero bani sorry umukobwa wenda ariko ndumva nanamukumbuye. Umva rero Nyirankotsa ikintu kinzanye hangaha ndagira ngo ume ku nkwano z'umukobwa wanjye. Ndi kinzaye nta kintu. Ngo urashaka ngo iki? Reka twara mubyaranye. Umubyana we nande? Waramurese ukuntu yakuze. Ubu ngo babaye inkumi y'amabera abiri uzi ukuntu yakuze. Uzi ukuntu abana yamvunye. Ariko ntabwo bikuraho ko twamubyaranye. Umva ro nkubwire. Nanjye zirankwana sinazibonye byarambabaje. Ko ntabwo wazibonye. Nyirankotsa ziriya nkwano byabaye bahita bamfunga nanjye sinazibonye kandi ndashaka kujya kuzishyuza sama. Sedisi. Ihangane ubwo narihanganye. Gusa ariko wagira wazishyuza wagira gute? Ntugomba kunsiga tumba kujyana. Kuko ngewe nawe mwana twaramubyaranye yaratugoye twese. Kandi tujyana ngwereza 10% nkatwara 90%. Urabyumva neza? Ariko ntukikunde cyane. Ntikunda se sinjye wamureze. Icyo bazaguha ni pasu pasu. Pasu pasu 50/50 ariko ufite ikibazo mu mutwe. 50/50 ora mwana uzi kuntu yamvunye. Cyakora. Wowe ura mwana kugira ngo ase kuri abarinde bamukwa wowe uzi kuntu babyaratwaye imbaraga z'abantu benshi. Cyakora kamubwira. Nukuvuga ngo ninkugirira impuhwe 20% nutabyemera ubyihorere. Niyo yonyine nzaguha. Nutayafata ubireke nzayarye njyenyine. Usutekereza ko ari nitugendana icyo bazaduha ninge uzashakira nk'umugabo. Uzakira. Niba rero unafite uwo mutwe uvuga ngo wowe uzakira amafaranga y'umukobwa wanjye. Nzagusiga nkoherereza hehese. Nzakohereza kuri telefone kandi nutemera icyo nzaguha. Nacyo uzakinsubise. Wewe sikia paza sauti. Mimi nisikia ama wewe tulia. Na usinikoroge. Ule mtoto ni wangu. Mimi sikujaba koroga. Wewe tulia, punguza kodi, hebu toka kwangu. Nimesema toka. Kama usikubali uache. Unanisikiza? Basi reka duciringe. Reka twumvikane. Sibyo? Reka twe kurwana ujye kwana. 20%, 80%. Yewe Nyirankotsa. Reka tuzagira icyo tubona kwanza, sibyo? Oya tuzakibona. Mengine baadaye, si ndio? Okay, ondoka. Sawa, asante sana. Lakini jaribu kubadilika. Hakuna kitu kama hiyo, bondoka. Nyirankotsa. Angu sasa kucheza Mungu. Narabyitse yimereye neza abantu. Haya masondo. Aha. Swarukiraho. Cyangwa nikatunga. Mwana urakaza neza. Kono basi ufite amaganya. Birenze n'amaganya. Na Yeremiya yarafite makeya. Nese habaye iki? Ku buryo utanansuhuje. Oya mamba barira. Mbora kuko ibintu mfite mu mutwe ndumva ngiye gusara. Aha, gusa uzasare wambaye. Ahubwo se kankubaza. Kandi ikintu ngiye kukubaza umbwire yego cyangwa hoye, sibyo? Ese uri kumpanga. Bebe ko nta bwoba ngira. Ndabizi neza cyane.
kuko ubugome ugira ntabwo bwatuma ugira ubwoba. Vana ubu nawe utekereje ko ngira ubugome n'ukuntu nagukunze mu bana bose nabyaye. Kunkunda se bivuga kunyicira data, mbwira ukuntu ari wowe warose papa. Ngendo gaso buriya papa wawe yaba yapfaga tukamushyingura tukamurenza hitaka, urumva tukamurenza hitaka akagikuzimu ntajye no mu ijuru. Nese undi amurogeye iki? Buriya rero ukamubwira wa mwana wanjye ari ikintu utazi. Buriya tukiri abakobwa nyine n'abasore. So naramubwiye ati ndatwite. Umva arabura aragenda aratoroma ndamushaka buno ndagutwita ngenyine amezi 9 ndakubyara. Umva ndatese kaso iriya mana wenda mukubura. Umva none ngiye kubona mbona haje umukobwa mwiza nkawe. Ndishima nyine ndavuga turabona mbyaye neza mbyaye umukobwa. Magesa aho ngaho, ngesa aho ngaho.